cyakane umunyarwanda wese agomba kuba super manager. Oh shit. Umunyarwanda wese hari wese wayoberwa guta umuntu wagenze kilometero 150 zirenga n'amaguru akava convention center mu mujyi wa Kigali akagera mu burasirazuba mu karere ka Nyagatare ahantu bita murenge wa Matimba. Jesus is Lord. Amajoro 3 n'iminsi 3 nibyo nakoresheje ntarya ntawe. What? Wayoberwa guta umuntu waturutse muri kilometero 2 ziva hejuru kwibere rya bigo bagasimbuka akagwa hasi ari muzima. Ari mutaraga donebo agakovu nagize n'ubu nitwo turimo gukira do ngutu. What? Tudukovu wasimbutse umusozi wa Bigogwe ibere rya Bigogwe urangije nushaka kubimenya uzabibaza abaturage batuye hari muri karaga. Wabaza utese super manager ibyo twumva ko ngo yarasimbutse se nibyo cyangwa bazakubwira bati nitiki twe baranyiboneye. Iframuhuriye ahantu bakabashyira muri ring. Katuvuge ko nta n'amafaranga bashyizeho. Tuvuge ko gusa murahuye mufitanye wenda ikibazo runaka mwarashogoranyije umwe yabwiye undi nabundi agira ate mukarwana wamunesha. Pifla duhuye mu bintu byo kurwana kubera indangagaciro mfite nakwirukanka. Yana. Nakwiruka. Ntago narwana nawe. Ndarwana n'iminsi, ndwane n'umuntu, ndwane n'ibiki. Nakwiruka. Kuko yabyaye rimwe umwana umwe gusa afite imyaka 20 n'ingahe none afite crane ubu kanti wiki urumva rero aracyari sugira cyari umukobwa avuga ari umukecuru rero babyigumanire navuga ko ari inkumi yanjye nanjye mfite inkumi nkuko wavuga ngo washatse umukobwa wa 30 25 kanti witi nanjye mfata nk'iyo myaka kuko ndamukunda kandi ankora ibikorwa nk'iby'abantu umuntu wese yakora undi. Hano ni muri Afurika ntabwo aba papa na mama babyara abazungu. Yes, narisize. Narisize ubundi tubyita ni meto atindi. I move a tint, so nakuyeho tinti nyine nkuko bibona narisize mfite n'ikibazo hano cy'utu tuntu hari utuvuta bari bambwiye ngo tumara ahubwo byabaye bibi umukara. So nge nta kintu bimbwiye unsetse cyangwa nuseke. Hari commentaire ya Ange Kagame yanditse kuri Twitter avuga yuko byaba ari byiza abakobwa bo muri Miss Rwanda babajijwe mu Kinyarwanda gusa, avuga ko byabihagije cyane yuko uwo dutora nyine ni Miss Rwanda wenda gupima icyongereza mukajye bikajya bikorwa mu bundi buryo nkuko nabonye muri commentaire. Ibyo ubivugaho icyo wumva byabihagije ko umukobwa yabazwe mu Kinyarwanda gusa cyangwa nyeka ko people are entitled to their opinions. Tureke kwirengagiza ko you should ushobora gutanga opinion yawe ngatanga iyanjye nawe agatangiye ariko nanone opinion yawe ntago ari igipimo cy'imyumvire myiza cy'abantu bagomba kugenderaho kandi nta nubwo it is not the standard measure of the most right thing that is ought to be done by the public. Okay. Ushobora kuyitanga ikaba nziza bitewe nuko ufite ubumenyi buhagije kimwe nuko ushobora gutanga ufite ubumenyi ushobora gutanga opinion yawe ufite ubumenyi buke kandi nabwo ugasanga watandukiriye. Okay. Yakubwira amagambo urasubiramo. Yemwe mwabagabo aho bahababoheye. Niyo nyagira simbizi. Dumiwe. Ngwiki. Niyo nyagira simbizi ko nabamfashe se. Dumiwe. Sumva hari uwamboshye. Nta wamboshye. Ndabona none wabaye ba Diamond neza. Oyabona abantu akura. Afata urutare ukarugeranya n'ikinonko. Bivuze ngo urageranya na ba Diamond. Hey, y'all come look at this. Urafata ibuye naryo ry'isara bwayo ukarigeranya n'ikinonko nacyo cyanyagiwe. Super ntabwo ari umuntu upfa kugiranwa n'abantu bari bo bose.
nka super manager, the bad man, president of the street, ambassador of the ghetto, voice of the money, the best of East Africa, the front line commander, ATM machine, the original copy, the brother from another mother, the King Kongo super manager, the King Kongo. Yes, I'm the King Kongo. Inspiration of the youth, from zero to hero. Mtoto wa Mungu, the Konyine boy, super manager, the Konyine boy, the king of YouTube. I'm in the house right now. Kubaho wumva yuko utazapfa, kubaho wumva yuko ubuzima bwawe bushingiye ku kintu kiriho kano kanya, aho ngo waribeshye cyane. Ubuzima bwawe bufitiye buzarangirira. Gira umutima nama ugiye n'ubumuntu bwa buzima bwawe butwaye neza ku isi. Iyi si turiho ibyo dukora kano kanya, abandi bazaza bakabisiba. Ariko kiza basanga twarabateguriye ibyiza. Nibasanga twarahajagaraje. Baho uzi yuko uzagenda. Oye kubaho nkaho uzi ko utazigera ugenda. Kuko nitekerezo amenye yuko uzamenye ko ubaye imyaka 2000 ariko aho utuye kano kanya n'abantu bafite imyaka 150 bahari. Ubwo babanje baragiye nawe uzagenda bakurikiye. Ese nishimira ko kano kanya cyazaguha urugendo kuba ngo uzavuye muri ya myaka yabanje. Aha. Ujya ubeshya umuzima sinjya mbeshya. Sinjya mbeshya ntibinabaho. Nta na rimwe biragucika byibura kavuga uti ndababeshye kabisa. Igiye gusa nigeze kubeshya abantu. Nigiye nababwiye ko njya ndyama kandi sinjya ndyama. Usko bikaze ngo ibigo by'itumanaho mu Rwanda ngo bakomereye nabi. Ya nibyo telecommunication networks, ama societe y'itumanaho bose barambye bati super manager bando ntizikigurwa. Abantu ntibakijya kuri YouTube kuko buri wese aragenda yimyoza yinuba ati ntago tuzongera kujyaho ko ntakireba super manager se. Uko nkundwa n'abanyarwanda ari je mustar wa mbere abanyarwanda bakunda, iyo batambonye ibitotsi birabura. Niyo wagenda nabikubwiye ngo umunsi nakoresheje concert lockdown yindi kuvuga ngo super manager agiye gukoresha concert bigatangazwa gaca kuri televiziyo na radio, uwo munsi hari n'abatazasinzira ibitotsi bizabura. Sindire wabaga nko kangahe hano nkinjiramo hano ninjye wabaye wa mbere bwa mbere. Really? Igihembwe cya mbere mbu wa mbere. Wow. Icya kabiri mbu wa mbere. Wow. Icya gatatu naje kuba wa mbere. Hey, what a surprise. Nganya amanota n'uwo bita Sylvie yicaraga ku ntebe ya kabiri ndabyibuka hari. Sylvie yari umukobwa w'igikara ari we muntu mbese twari turi muri competition. Tugiye wari ugeze ku ishuri ufite amava muhira kuba wa mbere byarakomeje. It's about to go back. None ikibazo naje kugira nyijya mu wa kabiri ubwa mbere nabaye wa 48. Ugomba kubaha umugabo wawe. Ese Trezo uzahanganira Greta mu byiza no mu bibi? Nakora amakosa nzamukosora. Nzakudiha nyine. Greta uzakwihanganira umugabo wawe mu byiza no mu bibi? Bara rwose pastor ari bitihanganira. Nkubuze tugeze mu rugo nkasanga agona. Reka da nago nabyanganira. Nashaka kuntu muzi by'umunwa cyangwa se nkajya gusohoka nkagenda. Ubundi mu inzoga ku rwego rw'uko wenda wanasinda. Bo inzoga yo burya nta nubwo nyikunda, mbaye nanayisomyeho byaba ari kwa kundi umuntu yanga gusuzugura uyikwaye. Ariko ubundi ntabwo ndibona nasinze. Uze ubu ngubu wenda tuvugiye nk'igihe mperukira kwisomaho. Kera. Ni ryari? Si nk'ejo saa 8 Reka nkwibareza akabazo k'amatsiko. Amaji de Black uheruka kunywa Fanta ryari? Fanta orange cyangwa Sprite cyangwa Citro? Funzi! Fu! Look at this. Funzi!
nzanira fanta mwana sitirikonje runini ritiku fanta igihe mperukira kuyinywera reka nze musubize icyo gisubizo pfundura igihe mperukire kunywa fanta hashize isegonda rimwe yana uziko bikaze